Some quando Paolo yandikiye Roma igice 12 umurongo wa mbere wa kabiri n'uwa gatatu. Ndaza gusoza umurongo wa 18 kugeza kuri 21. Biriya nuko bene data ndabinginga kumwimbabazi z'Imana umutange imibiri yanyu n'ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye, kandi ntimwishushanye n'abikigiye, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Ndababwira umuntu wese muri mwe mwirirwe n'umuntu ntawe, mwe kwifata uko mutari, ahubwo mutekereze mwitonze, kuko Imana yageneye umuntu wese kwizera, kuko umubiri kwizera. Umurongo wa 3:18. Niba bishoboka murwanye rubande, mubane amahoro n'abantu bose. Bakundwa, nimwihorere, ahubwo mureke Imana ihoreshe uburakari bwayo, kuko byanditswe ngo uhora n'ukwanje, nije uzitura, niko Uwiteka avuga. Ahubwo umwanzi wawe nasonza umugaburire, nagira inyota umubicanwa, kuko nugira utyo uzaba murunzeho amakara yaka umutwe. Ikibi cyegunesha, ahubwo umesheshe ikibi ikiza. Amen. Nakiremeza ijambo ry'Imana. Turangirize mu rwandiko nanone Pawulo yandikiye Timoteyo rwa kabiri ibice 2 duhere ku murongo wa 19. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo ibice 2 umurongo wa 19 tugeze ku mirongo 22. Bibiliya iravuze ngo nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracahagaze, rwanditsweho iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe, kandi ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatungana. Mu nzu y'inyumba yabamo ibintu by'izahabu n'ifeza gusa, ahubwo habamo n'iby'ibiti n'iby'ibumba, kandi bimwe babikoresha iby'icyubahiro, naho ibindi bakabikoresha ibiteye isoni. Nuko rero umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibidatunganye, azaba abaye ikintu cyo gukoreshwa iby'icyubahiro cyejejwe, kigirira nyiracyo umumaro, kandi cyatunganirijwe imirimo myiza yose. Nuko uwumvira ari rya gisore, ahubwo ukurikize gukiranuka no kwizera n'urukundo n'amahoro, ufatanije n'abambaza umwami wacu bafite imitima iboneye. Amen. Nakiremeza ijambo ry'Imana. Shima Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo iduhaye umugoroba mwiza wo kubana namwe. Twarize Imana yabikoze ihabwe icyubahiro. Ndashima Imana kandi ubwanyu, nshima indwari z'Imana, abagize uwo mugwi nimuve hasi mbabone, simba abandi mugire hasi mbashimwe. Asante zimo bakeya muri mwebwe, cyane cyane abatuye hano bake, abandi simba abandi mwe nshuti z'Imana, twari z'Imana, ndabashimiye cyane. Imana ibamugisha kudutumira. Yesu abagire neza. Murakoze. Ndashimira abantu bose tubanye muri iki cyicaro. Imana ibamugisha, abashe kuza gufatanya n'abavandimwe natwe twese kubwo gusangira ijambo ry'Imana. Imana ibamugisha.
bavandimwe bakunda Imana, bakunda ijambo ry'Imana, bakunda igitaramo, abantu muri itorero n'abandi bavuye ahandi. Yesu abaho umugisha mwinshi. Ndashima Imana kandi kubwa bizima bino guhobera mukomera amashyi menshi. Bazana kukundifana tukakundifana kabisa twakakuendeshwana kabisa bana Imana lenze kwetu lenze fara lenze kukomerwa mashi. Yesu amumugisha mani kumugisha kidari nichauzurara zuwa murara nacho wirorose nacho nirorose kireketi kibi ayo kuzumuziki wangu urangije cyane ndetse abumugisha uzokumva dusaba zawe nono nzatuvuge. Ndashima Imana kubwa Reverend inshuti umuvandimwe. Ndashima ko turi kumwe muri iki kibanza. Imana imumugisha mwinshi, umwarimu mwiza Imana yagukije muri iki gihe y'ubu ubutumwa bwiza neza. Imana imumugisha mwinshi kandi adafite icyo asuzugura, yaragutse gukorera Imana mu byinshi no mu bike, mu ijoro na mama yararanye namwe. Imana imumugisha mwinshi cyane. Yesu amugirire neza kandi n'umwarimu w'urubyiruko cyane cyane cyane. Bino umwarimu wanyu, bino umutoza wanyu, ni koca wanyu. Ndashima Imana kubo twagendanye. Imana ibamugisha mwinshi. Ndashima Imana kubwa iyi gahunda mukunda igisirimba niki mukunda cyane kuri Imana tuwareze niki cyane mukunda cyane cyane kiri muri cyo ndimumvishe kuko wenyine ndabafata muganga niki cyane mukunda iki cyane Gunda gusenga no gusubira mu Imana. Ngiye kuganira namwe aya makuru maze hanyuma babwire umwihariko w'abana b'Imana. Umwihariko w'abana b'Imana izina rimwe idafite ibikorwa, mu kwibeshya, mu kwihema. Muribuka kwihema? Cyo kinyarwanda murabimenya? Turamenya abantu bakoranye, ariko aba bana murakimenya. Abavukiye mu nzira twarahunze muri kuva 1994 ni bande bavukiye mu nzira bareba batangiye mu iwacu mu Rugendo neka batangiye kuvura abambere baje kurwanya kwitwa indwara z'Imana. Mwabitinyitse ubwoba bwagiye, mwatinyutse gute rero kwitwa indwara z'Imana?
y'Imana. Ni ukugira indwara zose z'Imana no kuba ku rugamba. Murazifite zose, muri no ku rugamba. Imusubiza utaza gukora icyaha cya kabiri no gusubiza ugasubiza nabi. Mubirekera kuko twese twumva. Sema amen. Vuga ngo amen. Subira ngo amen. Kwitwa izina utumva cyangwa utazi ni ukwibeshya bikomeye. Mbere y'uko witwa izina ubundi nawe wishyura ukiri muto ugomba kubaza mbese bisobanuye signification yabyo ni iki. Habe nayo mbere y'uko wishyura n'abato niba utazi insiguro z'amazina yawe icyatumye yakwesa ahindura izina amaze gukura asobanuza izina rye risobanura rite. Izina risobanura rite nayo witwa mwese. Hari uwanumvise ku biganiro bamubaza ngo izina ryawe yavuze risobanura yamagwa mudamu aho ukuri kuri zikwitwa ikintu utazi. Izina ni ubuhanuzi, izina ni ubwoko bw'ikintu. Ongera ikintu cyose cyitwa izina ryacyo kubera inkomoko yacyo. Rero niba witwa izina utazi uriwe uri igiti kikizi uri ubwoko butazi. Ano? Seko tubashaka umwami w'umukumbiza w'Imana. Niba nitwa Ndezirya sinsobanukirwe na nini iyi byose imba niyobewe ubwoko bwawe. Izina ry'umuntu ni ubwoko bwawe. Igiti cyose izina ryacu ni ubwoko bw'igiti kandi ubwoko bw'igiti bugaragarira ahantu habiri. Namba 1 ni uko gisa nuko kiremwe. Namba 2 ni imbuto. Amen. Sema amen. Kibasha kudefinisa neza izina ry'umuntu cyangwa izina ry'ikintu ni imiterere yacu, uko giteye, uko gisa. Hanyuma icya kabiri ni imbuto. Wa muntu utazi ubwoko bw'ibiti ategerezwa kubimenyera ku mbuto. Utazi imbuto amenyera ku miterere. Kwitwa izina rero kwitwa y'Imana n'umuntu wambaye intwaro zose z'Imana zose. Pawulo yarazanditse mu Efeso uwo muntu yambara intwaro z'Imana ariwe. Umuntu yambara intwaro z'Imana mu bushobozi no mu mbaraga z'Imana. Amen. Vuga ngo amen. Ukwambariro kw'intwaro z'Imana si mu kidodo, si mu ikanisa runaka, si mu masengesho runaka, ni mu mbaraga no mu bushobozi bw'Imana. Pawulo yandikira Abefeso yarabwiye ngo ibisigaye mukomerere no mu mbaraga ze no mu bushobozi bwe bwinshi. Naho bazabambarira intwaro. Aho ni ukwambara. Aho niyo tuba twambara. Izo kwambara n'izo kwitwaza zose ziba ntaho bazikura. Noneho rero iyo wambaye ufite n'izo kwitwaza nibwo wemerwa ko uri intwaro kandi ukaba uri ku rugamba. Rero nta ntwari yobaho itarwanya. Hariyo hari umuntu mwumva wabaye intwari atatsinze urugamba. Hariho intwari ugutsinda urugamba. Amen. Vuga ngo amen. Bamwe umwanya wo kuganira namwe muganiriye kuri
izina rya Yesu ubwo manje yuko ande yuko kandi mumare ndabita irugo banita dogande icyo mwaduhaye kuganira ukuganira hejuru y'imirimo ikwiriye imibereho ya Kristo. Imirimo abanyamirimo abakozi bakwiriye imibereho ya Kristo. Ejo twaganirira nta ushobora gukora atabanjije kubaho mu mibereho ya Kristo. Igice cya munani nicyo twaganiriye ejo murongo wa mbere igice cyose cya munani abwira ko hariho imibereho yo muri Kristo Yesu, hariho imibereho mishya yaba muri Kristo Yesu. Hanyuma nyuma yo kuba muri iyo mibereho yo muri Kristo Yesu ukabona kwinjira mu murimo w'Imana. Kw'Imana iteye ko guverinoma cyangwa ubwami bw'Imana bukora. Sema amen. Vuga ngo amen. Subira ngo amen. Asibyo mukozi. Kubwami bw'Imana bukora. Imana data yakira umuntu bakabana. Imana none Yesu Kristo azabisi yaje kuhamagara. Yahamagara intumwa, yahamagara abantu. Yagiye abakuru abazaniwe. Imana yikunda kirirwe aja kwa data, aja mu bituza cye, aja muri we bakabana. Iyo niyo namwe ya mbere namba one. Ukabana n'Imana. Umugambi w'Imana ni ukubana nawe. Amen. Subira ngo amen. Subira ngo amen. Cyo Kristo yaje gushaka. Yaje gushaka icyazimire kitabana na se. Yaje gushaka ikiri kure kitabana n'Imana. Icy'Imana ibashakaho byitwa iz'Imana. No kubana nawe namba one. Mbere y'ukuza kugamba no kubana nawe. Amen. Amen. Subira ngo amen. Amen. Mani duhamagarira kubana nayo. Aho yahamagaye bose yabahamagaye kuba mu rugo rw'Imana, kuba mu gituza cy'Imana, kubana na Yesu. Yesu yabakuye mu mago, Yesu yabakuye mu tuzi, Yesu yabakuye iwabo. Imana yagiye ibakura iwabo. Imana yakuye Abrahamu iwabo iramwijanira, imwijanira wishaka ko babana. Amen. Subira ngo amen. Ukizwa no kubana n'Imana. Niyo definition yuzuye. Ukizwa no kubana n'Imana. Sema amen. Vuga ngo amen. Koma murama. Vuga ngo amen. Paulo yandikira Abaroma, yabandikiye abashishikariza kwizera umwami Yesu ubonerwa na Kristo. Yasababwira ngo nimuze muri Kristo mubane nawe mubona kiza kuzu. Iyo niyo mibereho y'abari muri Kristo. Ibyo dusoza tubabwiye ko imibereho y'abari muri Kristo Yesu nigaragazwa n'abuzuye umwuka wera ari mu muhagarikizi yasomye. Umwuka wera w'Imana iyo ari muri twebwe, umwuka wa Kristo ari muri twe, tuba turiho mu mibereho ya Kristo. Amen. Subira ngo amen. Abatuzuye umwuka bari inyuma ya Kristo, bari mu buzima bwashaje bwake, ariko bari mu buzima busha. Amen. Abari mu buzima busha bw'Umwami Yesu n'abari buzuye umwuka we. Amen. Icyo ni cyo twavuze ejo. Vuga ko imibereho y'abo muri Kristo Yesu, abo rero nibo bahabwa imirimo. Ni nako umutwe w'ijambo. Imirimo y'abakwiriye abari mu mibereho ya Kristo.
nikibasha kutwumvisa gukorana n'Imana, gukorera Imana. Yesu amaze guhamagara intumwa babanye imyaka 3 n'amezi 6 n'igice. Imyaka 3 n'igice babanye na Kristo, baje bana bari mu gituza cye, ingeso zose zirabashira. Uburakari Yohana yagiraga urashira kubera kuryama mu gituza cya Yesu. Imyaka 3 n'amezi 6. Noneho rero uburyo babanye, Yesu Kristo abamaramwo kamere irashira kubera kubana n'Imana. Birangiye Yesu Kristo asubiza yarababwiye ngo mugende muvuge ubutumwa bwiza. Sema amen. Vuga ngo amen. Subira ngo amen. Ubundi jambo ry'Imana gusoma kuzi murababyinnyi ko keretse mutabonye bizima kandi tutamusohoka ijambo ry'Imana rimwe ukanobora. Ubundi jambo ry'Imana igisimba ni amata y'ubwana yari yonyine. Iyo umuntu akiri umwana azamo amata gusa, iyo amaze gukura azasomera imyumbati. Sema amen. Aragiye azana amata keretse bazanye umutsima. Umwana na umwana igihe yereka ko arimo abana baza basimba barangira bagasohoka. Ababebe abana kandi ubwana si imyaka yo muri Yesu. Uzuzuka risanga aho rigeze kuko utanyitaho ntiwotangira introduction gusoza na conclusion. Uzuke mwebwe batatabipa n'umuntu wiyeretse basohoka ugatinda muri Imana ugatangaza bita ushika bakamubwira ngo ronge nawe watanganje kugavuga usohoka n'amazi ugasohoka n'ibindi ureke uhinduke. Sema amen. Vuga ngo amen. Subira ngo amen. Kristo kugira ngo ubashe kugera ku rwego rwo gukoreshwa n'Imana, kugira ngo ubashe kugera ku rwego rwo gukoreshwa n'Imana nuko wiga. Sema amen. Vuga ngo amen. Nuko wicara ukiga Yesu Kristo akakwigisha imyaka 3 n'amezi 6. Ariwe mwarimu, Bibiliya ari mwarimu, Bibiliya ari umutoza, Bibiliya ari menta, ukumentaringa. None hari ibintu 3 nkunda cyane bisa. Amen. Subira ngo amen. Wese sichwahi. Sema amen. Sema amen. Hari ibintu 3 bisa. Ikintu cya mbere ni umuyobozi umuyobozi n'umutegetsi baratandukanye. Icya kabiri ni teacher, icya gatatu ni mena. Rero ni bine. Icya kane ni kocha. Ubwo ruri izo ni bine zirumvikana muri rurimi rwacu sinzi koza kubona bisobanura revera aravuga. Hariho leader umuyobozi, hakabaho teacher umwarimu, hakabaho mentor umutoza hakabaho kocha. Sinabwiye ko muza kunanirwa kuzo mentor umurezi, kocha
wese cyo haleluya iteka ndi umuyobozi aguje imbere yamara ukamukurikira ariko umutegetsi agushira imbere akakubwira ngo genda kora ariko umuyobozi arakubwira ngo ndeberaho kurikira sema amen vuga ngo amen Paulo yari umuyobozi mwiza yari teacher mwiza yari kocha mwiza yari mentor mwiza kubera iki niramuze ngo mugire ikirenge mu cyane kuko nanje nakimeze sema amen munigireho mundebereho kuko ari yewe muyobozi kuko ari we mwarimu kuko ari we kocha ari we menta iyo rero umukristo umwana fuzi umuntu ushaka Kristo atigiza Kristo atiga adatega amatwi Bibiri imubere umuyobozi Bibiri imubere teacher Bibiri imubere menta Bibiri imubere kocha uwo muntu ntashobora na bukeya kuzokorana n'Imana uzofeka uzobaye uwo kumasika uwo kubesa kiwari usumsine hano tugire ngo kurashaye nawe ntaho wabona Imana ishese brasi sema amen vuga ngo amen subira mami Paulo yandikira itorero ry'Abaroma arababwira ngo mubashe kugira imirimo ikwiriye abari muri Kristo Yesu imirimo ikwiriye abari muri Kristo Yesu n'abantu babanye na Kristo sema amen n'abanye n'imibereho ya Kristo n'ubuzima bwo muri Kristo n'amatu sema amen bakabona kuja mu mirimo Yesu Kristo abanye n'intumwa yazitumye barabanye ariko dufite abantu bagiye gukora batarabanye na Kristo dufite abana batabana n'Imana batabana n'ijambo batabana na Kristo batabana na Bibiliya batabana n'ijambo ry'Imana dufite abasore dufite abaririmbyi dufite abita abanyamasengesho ari nabo babatukisha ijambo babatukisha muzise abatwinjiye mu bwishwa nibo babatukisha bagatuma banaduhereza itangazo bakadutangariza bakavuga ngo baraduhagaritse muzi abantu bagatuma abakoranze kudutangariza ni abantu batwinjiyemo batabanye n'Imana babakora ibintu nabi ubwira mugenzi wawe babakora akazi nabi abakozi babakora akazi nabi nibo babatukisha nibo babatuma bavuga ngo bahagaritse abakozi babakora akazi nabi kubera iki abana na Kristo wese cyo kutabana n'Imana ni karanse karanse n'ubumenyi buke n'ubushobozi buke bwo gukorera Imana kutabana n'Imana n'ubushobozi buke bwo gukorera Imana
bivuga ngo resete mumureka ko aho ya tawuzumagara nico kimenyetso kubera uburyo akoze neza abamwanga bazavuga mumubise mumureka ko resete mumureke akore mumureka azakubaza
intellectuel ufite. Alors mwese ntimwaje gushuri nimba mwaraje gushuri ndabona mujaba namwe barataye. Donc iyo baje kukweza kazi number 1 bareba capacity, bareba ubumenyi. Ubumenyi number 1 ubumenyi babugaragariza mu banyabushobozi, bagusaba diplome, bagusaba amasertifika, ubwo ni ubumenyi bagashaka, bakagucisha no ku bizamini ugakora test. Sinyo ibyo murabimenya. Baba bano bareba capacity intellectuelle, bareba wowe w'imbere. Icyaka iyo bashaka kuguha akazi bagusaba experience. Ibi bintu ariko unaze mwigeka kingana gute uremureko. Sema amen. Wabikoze he? Wabikoreye. Amen. Icyaka bazasaba naniuzi urande bukasi icyaka bazasaba. Sema amen. Vuga amen. Subira amen. Icyambere ni ubumenyi, icyakabiri ni uburambe mu kazi, icyagatatu ni seve ni aho waciye uzwi gute. Imyitwarire imyitwarire kikumu yawe uzwi gute. Na Yesu Imana yabwiye intumwa turavuga ngo nimujya gutoranya abashemazi umureba abagabo bashima hanze bafite bafite reputation, bafite bavugwa neza, bafite imyitwarire. Sema amen. Vuga amen. Subira amen. Sisi vitumwa zari zifite zakazira tazikavuga uwo mwishi uwo tuvuga ni urya mwishi ni wozo kandi twararanye twaragenda. Sema amen. Vuga amen. Imbaraga zawe zo kuvuga ubutumwa, imbaraga zawe zo kuramba muri Kristo, imbaraga zawe zo gutsinda urugamba, imbaraga zawe zo gukora umurimo w'Imana kandi zabaga mu gutindana n'Imana. Utindanye n'Imana igekinanike kugira ngo ube umukozi w'Imana. Utindanye n'Imana igekinanike. Cyo bituma Pawulo yavuze aravuga ngo umuntu ukijijwe vuba ngo ntimububenze shinga umurimo mu buryo bw'umugati ndetse n'uko mukorera Imana utaratindanye n'Imana mubana n'Imana ikenge asife umukozi. Ibyo mbona mubana n'Imana ryari kuzuboneka mu bantu ariko imbere yayo ikabona. Iyo dusiriba si wo kuboneka imbere y'Imana. Aha ni imbere y'abantu, aha ni mu kazi, ariko imbere y'Imana naho uryama naho wireba. Asigaye umukozi imbere y'Imana ntabwo ari aspect physique, imbere y'Imana ni aspect spirituel. Amen. Vuga amen. Subira amen. Nuko mubana iranganite n'abasore bato iranganite mubanye n'Imana iranganite kugira ngo mubashe gukorera Imana. N'abato zose kandi ejo bashobora kutagaruka ariko reka zose koze mvuze ikindi kintu. Amen. Vuga amen. Subira amen. Pawulo ananandikira avuga ngo mutange imibiri yawe ibi bitambo bizima bye ishimwa n'Imana uko niko kuyikorera kwanyu.
gukorera Imana kwa kabiri gukwiye. Sema amen. Amen. Vuga ngo amen. Amen. Nukuba igitambo. Ibitambo ni byinshi. Igihe cya Mose Imana itanga ibitambo ni byinshi cyane. Hari ibitambo by'ibyaha, hari ibitambo byo gukora amahoro, hari ibitambo byokeje, hari ibitambo byinshi by'inuma mu bantu kubara no kuva n'abarebe. Aho niho havuga ibitambo ni byinshi. Amen. Amen. Hamanya mfite wo kugira mu biro. Nana biteguye nabisomye ariko hamanya mfite. Izo bitambo byose byari bigira kimwe bisanga byose uko byakamara. Amen. Amen. Aricyo uyu munsi isangishwa natwe. Bigeze kugira igitambo bagira ikigirwamana cyabasabaga gutamba amaraso. Icyo kigirwamana Abanyisirayeli bigeze kukigira n'abanyamahanga ndetse baragikora. Icyo gitambo cyitwa Moleki. Icyo gitambo cyasabaga ko batari abana b'imfura. Numva agatanga umwana we w'imfura agapfa amaraso akarangira. Icyakabiri icyo gitambo cyasabaga gusambanya. Bagasambanya kugira ngo icyo kigirwamana babashe kukinezeza. Noneho rero iyo bakizwaga ikintu cya mbere bakuragamo n'igitambo cy'umuriro. Hanyuma bakagira ibitambo by'inyamaswa, ibitambo by'inka, ibitambo by'inyoni, inuma. Ibyo bitambo byose bibaho. Ibyo bitambo bakabivisha amaraso, ibindi bakabibyosa, bakabitwika ivu, umwotsi ukabasha kunezeza. Ibyo bitambo byose byasuraga igitambo gikuru cyitwa Kristo. Sema amen. Amen. Vuga ngo amen. Amen. Subira ngo amen. Amen. Ibyo bitambo byitwaga gukorera Imana. Amen. Amen. Muri cyo na bugingo igitambo no gukorera Imana. Ariko byose byari bigira kondisiyo. Hari amakondisiyo menshi ariko bigahurira kuri kondisiyo imwe ivuga kwezwa. Nta gitambo na kimwe babashaga gutanga gifite inenge. Yaba inka, yaba intama, yaba ihene, yaba inuma. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose gifite inenge nticyari cyemewe gutanga. Sema amen. Vuga ngo amen. Kivuga ngo nta kintu cyagombaga gukorwa iyo hazaga benshi. Icyo nicyo dufitemo. Icyo Pawulo yandikiye abantu arababwira ngo noneho ibitambo by'inka. Sema amen. Vuga ngo amen. So gutamba kubwiza kugira ngo twemerwe ku Mana byakubaho. Byakubaho n'amaraso ya Kristo. Abizera Kristo bose banezerezwa muri bo, hanyuma Yesu Kristo akababera igitambo bagakorera Imana. Sema amen. Nzi ko mu byumba none. Nta buryo babashaga gukorera Imana udatanga igitambo. Kandi cyane cyari cyiza kuko nibo babasha gukorera Imana udakiranutse. Sema amen. Abakorera Imana bose nabeje. Icyo gituma yavuze ngo mu bitambo bizima byera. Sema amen. Ishimwa n'Imana n'ukwezwa n'ugukizwa n'ukutaba mu ibyaha. Icyo gitambo baranzaga kugitanga kugira ngo bagire icyo bakoreye Imana. Rero Pawulo yandikira Abaroma, yandikira ababene wabo abashishikariza kwezwa. Sema amen. Mbere y'umurimo wose ukorera Imana. Rero imirimo yose iyo dukijijwe icyo dukora cyose tuba dukorera Imana, tuba dukorera abantu, tuba tubikorera. Hello? Vuga ngo amen. Subira ngo amen. Subira ngo amen. Abatarakizwa bose yoba umuntu, bose yoba ifaranga, bose yoba ikintu. Abaki
niho yavuze ngo mube igitambo kizima cyera ishimwe n'Imana. Icyambere ni igitambo cya Kristo, tuboneka mu maraso ya Kristo kugira ngo twemererwe gukora umurimo uwo ari wo wose. Sema amen. Iyo mbona umwanya ari kubabwira ibitambo byakuweho n'ibitambo byasigaye, ariko kubera ko nta mwanya, dore igitambo Yesu Kristo ashaka ko tuba. Iki gitambo hari ibintu bine soma gusa, singiye kusikirisha hano, zerekana igitambo kuba igitambo kizima cyera gishimwa n'Imana. Number one, Bibiliya ivuga ngo mubabejejwe mu magambo muvuga. Akanwa k'Imana niho twasomye hariya Pawulo yandikira Timoteyo, aravuga ngo umuntu uvuga izina ry'Imana ave mu bibi. Ni ukuvuga ngo mbere y'uko ugira icyo ukorera Imana, akanwa kawe kagomba kuba kejejwe. Ugomba kuzungutsa ugatekereza amagambo yawe wavuze yose, ukezwa mu magambo yawe utabeshya. Tumwana kukubeshya kwabaye umuntu akavuga ngo mushaka undamukristo uzaba mushaka, ni oya ni yego. Ikirenze kuri ibyo kiva mu bisata. Sema amen. Vuga ngo amen. Kuba igitambo kizima cyeretse ibishimwa n'Imana, number one ni ukwezi akane. Umunsi Imana ihamagara Esaya igira ngo imutume, yamugize gute? Yamucishijeho ikara yakumwe, yejeje iminwa ye, yejeje akanwa. Sema amen. Vuga ngo amen. Subira ngo amen. Ni ukubanza mu magambo. Niba mushaka gukorera Imana mu mibereho ikwiriye aba muri Kristo Yesu, ni ukwezwa mu kanwa, kubeshya kuvuga, gukora icyaha, amagambo y'amana, amagambo y'ubupfu, ngo azazana amahane, azazana intonganya, ngo ave mu kanwa kanyu. Sema amen. Oya ibe oya, yego ibe icyaka. Kwezwa mu marangamutima, tukasubizwa n'ubusa. Ingunguru iri by'ubusa n'izisabuza, ariko umukristo ategerezwa n'iki kigwamukira, n'iki kiguruganisha, n'iki kigupfukamisha, n'iki kigupusa, n'iki kigukoresha. Sema amen. Vuga ngo amen. Aravuga ngo mube serious mu marangamutima, mubanze mwakese, mubanze mwakire Imana yuzure muri wowe, ubyuzure ubise n'ibikingiraniye muri wowe. Yeremiya yavuze mu ijambo ry'Imana, narari byanyuze mu buhanuzi bwari mu Muhamu uturuka ku Mana, ngo akabufungira ngo gasa n'ukingiranye umuriro mu magufa. Sema amen. Amarangamutima yanyu abamwe n'iki kiza kibuza amarangamutima yanyu, n'iki kuba igitambo kizima cyera gishimwa n'Imana, ni ukuba amarangamutima yanyu ari mu ijambo ry'Imana. Sema amen. Vuga ngo amen. Icyaka ni ubwonko, ni ubwoko bw'imvugo, ama expression. Ubundi dufite abantu bafite impango zisa. Ubundi impango n'impararo ni imyuka y'abaperesi, ni umudayimoni uba mu kirere. Niba uzuzana impango n'impararo, ukamusanga mwese mwambaye kimwe, mwese amasogesi, ariko ndabona n'umwe mufite amasogesi. Impararo n'impango, impararo n'impango, ukamusanga mwese niyogoshesheje kimwe, ukamusanga mwese bisubira bambaye imyenda imwe, ukamusanga iriya impararo n'impango, ukamusanga bose ko baravuga imvugo imwe, ama expression ziriya n'amoko y'imvugo. Abakirisitu tibaba mu mpararo no mu muhanda. Iyo uza kuba icyaremwe gisha, iyo uza kuba igitambo kizima gifite nyiracyo kumara, tuza wigana Imana, tuza wigana abantu. Amen. Vuga ngo amen. Tuza wigana imvugo z'isi, tuza wigana imvugo za Bibiliya zima, imvugo za ama expression, imvugo za nyinshi. Sema amen. Amoko y'imvugo icyaremwe ni Yesu.
ingeso zirimo bino bikurikira. Ingeso ni imirire yawe ni abantu bamwe b'indambi hari abajya wenyine n'umuntu ukunda ibiryo cyane, ukunda inda cyane. Gukunda inda ni icyaha. No ni biki? Gukunda ibiryo cyane ni icyaha, kugira inda ndende ni icyaha. Iwacu bakazabita ngo abahuza. Umuntu wahuza guhuba mwene data iwe karabyo babera bibali watu abandi guhuba murake ukamusanga mu mutima urashaka kumuvamo kubera gusamengwe, kubera gusindanende akakundito kurya kurenza akaba yufana yaruka usanga umuntu akaba yaruka inyama zose ugasamaho ari wowe muri kwisaha tiwo w'igitambo kizima kera gishimwa n'Imana ku isahani utazi Kristo bwira mugeza ngo ku isahani z'umenya Kristo kubimaje kurya no kunywa inda ya Biblia iravuga ngo biratana biteye isoni ngo Imana yagumunira ana bakunda ibimaje bakunda ibiryo akamasanzu usabito ngiye mugeza ngo Kristo ubita ubigitambo kizima kera bishimwa n'Imana niko kwikorera kwake. Sema amen. Kora amen. Sura amen. Amen. Hawa ndo wabona bashitaka amahwe inda kuri Imana yiwe arashitirira kamahwe. Hari umwe wambiye kwagedanye n'umuntu bakaba yarafite mu kurya muri restaurant wabona wabo yamugenzeho ngo nawe yamubwiye kandi yarafite ifaranga yo kuyoteza indane umuntu tuyemerewe kuba igitambo kera gishimwa n'Imana ariko gukorera mu ngeso. Ikindi kibamo imyambarire iyo wambara nabi dukwiye kuba igitambo ni kera gishimwa n'Imana. Igitambo kera gishimwa n'Imana ariko gukorera Imana ni ukwambara ukikwiza wacyamuciye bakavuga ngo amakuru ye mubikoze bimwe. Kwambara nabi ni kutari igitambo kizima. Hakuri igitambo kizima ni ukumenya kwambara. Mbwira mugeze ngo umenye kwambara cyane cyane abakobwa. Abakobwa ndaza yambara amahuso y'imbere akabona yamara akaza agasembana saa tukwihorera ariko nturi umukozi w'Imana ntabwo ahana ni mu rushenga ruzafata ibiti n'amabuye n'inshundura nyirazo yashita ku misozi agatora agakaburika nyiri umurimo azabishitsa ku musozi atoranya hadi mu rushenga nimuze sitwe mwasuzugura murasuzuguranya habari njimani uko nya runo rushenga ruzashikwa ku musozi atora. Sema amen. Kuba igitambo kizima kera gishimwa n'Imana mu ngeso zawe ni mu myambarire. Timwambare maraya zigira uniform, maraya zigira uko ziteye, maraya zigira uko zambara, zigira uko zisiga, zigira uko zigenda. Biganisi imyambarire yawe ituma utaba igitambo kizima kera gishimwa n'Imana. Igikurikira ni ukwirinda. Hariho abantu batirinda akishora uzawushora wabaye kwitaba umungusi, kwitaba kampisi, kwitaba hotel lodge ubuke kugira kwitaba lodge, kwitaba hotel, kutirinda, kwitaba ikivyo cyose warabuhamagara warabukunga ngo agiye kugufatana. Ntabwo agiye kugufatana kuba muri hoteli
Ninaona kushimana kwa yote, kushimana kwa Mungu. Bila mpenzi wako kushimana kwa Mungu. Ninaona ile ni baba. Ni satani. Nukutirinda, nukuyandarika. Kushimana kwa Mungu, umukobwa musima w'Umukristo. Wala ibitambo kizima cyera gishimana Imana. Azango kiranguzo sandi wacu. Uzomushimire mu rugo. Sema amen. None mwego mzamukana mani kuye kutani gitambo kizima tera gishimana basa bashimira umugenzi mwari yangaritse umugeni adashimirwa mu rugo, umugeni adashakirwa mu rugo, umugeni adashakirwa muri rodo, umugeni adashakirwa mu kabari. Niyo mutuye mu kabari. Kuba igitambo kizima cyera gishimana Imana nukugira usugire bw'ibitekerezo, ubusugire bw'ibitekerezo. Wala igitambo kizima cyera gishimana Imana mu bitekerezo agira ararinda izinjira mu matwi. Icyo gituma atazayibukira kureba ikintu cyose cyangwa kumva ikintu cyose. Kube ubusugire bw'ibitekerezo bitajambo tukumva tugaterera ibitugu tukareba byose kubwo kurinda ubusugire bw'imitekerereze. Pawulo aravuga ngo dufite gutekereza kwa Kristo. Haleluya. Imico y'abasogokuruza wanyu mwiza, imico y'abatazi Imana mwiza, mugire imico yo muri Kristo Yesu. Imana ibahe umugisha.